Mu by'ukuri umubyeyi ujya gukomera uwundi amubaza ngo warongeye ngo uratwita, kandi nawe niba ugiye gutwita imbyaro nyinshi, ndagira ngo nkurikije inararibonye mfite, naje gusanga ushobora kubyara bwa mbere ukababara kuruta jyewe ufite imbyaro 12. Kubera iki? Kwibaza ngo inkomezi ampaye, kuraje ampaye ni iyihe? Nkumva simwanze ariko nkamwibazaho. None namwe ibyo bintu mukomeje kubaza abandi ngo atwite, buriya kugira ngo uzajye kubona ko atwite, buriya iyo ndaba yarabanje no kuyihisha, ntabwo ashaka ko bayibona, cyangwa se aba yumva anabangamiwe ukuntu. Nutanamuvugisha ariko ujye ugira icyifuzo ngo Mana ngo uzahuye umubyeyi kubyara amahoro. Nanjye inshuti zanjye, abansanze, abonzi batwite, iyi saha ndavuze ngo ndabasengeye ngo bahaye ikaze kuri Ndanyuzwe TV official. Nanabashimira yuko mukunda kudukurikirana, mukadukurikira mu biganiro dukunda gutambutsa kuri Ndanyuzwe TV. Hari igihe tuvuga mu ijwi ryihuta, ariko uyu munsi nahisemo kuvuga ntuje kugira ngo tuganire. Iyo tuvuze ngo tuganire, ni uko iyo mumaze kumva ibyo turi kuvuga, hari aho mushyiraho na commentaire, mukavuga ati ibi si byo, ibi nibyo dukunda. Mbahaye ikaze rero bakunzi banjye, bakunzi ba Ndanyuzwe TV, abo twatangiranye cyane cyane, nimwe mwagumanye nanjye, Yesu abaha umugisha. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku bintu bitandukanye, si ugupfa kubiganiraho gusa, ahubwo ni ibintu nagiye mbazwa kenshi mu buzima bwa buri munsi, mu buzima twisangamo bwa buri munsi. Impamvu abantu bakunda kwibaza ngo, bakunda kumbaza tese Mama Baraka, izi nkomezi wazikuye he? Izi mbaraga wazikuye he? Ese ubu bushobozi wabukuye he bugendanye n'ubuzima twisangamo bwa buri munsi? Rero ibyo byose maze kubyumva, nahisemo gukora iyi channel ya Ndanyuzwe TV kugira ngo njye mvuga mbohotse, kuko sinabona uko nsanga umuntu iwe ngo njye kumusobanurira ibi n'ibi. Maze kubibazwa kenshi ibibazo bitandukanye bigendanye n'akazi nkora ka buri munsi, bigendanye n'imibereho nisangamo ya buri munsi, ndaza kubabwira. Wenda se muri buze kugira amatsiko muvuge ngo ese ni bande babikubajije? Turabyumva muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Uyu munsi nifuje ko twaganira rero, bamwe banasubirizwa mu ibibazo bagiye bambaza. Nk'uko mubizi, njye ntuye i Kigali. I Kigali nahageze mfite abana 3. Muri Kigali rero nahabyariye abana 7. Ni ubuzima butoroshye, ni ubuzima bugoye, kandi bugoye umugenzi w'umudamu umeze nkanjye. Hari benshi, ni bakeya mu by'ukuri njya mpura nabo ku buryo twaganira. Hari ukuntu tuganira, cyangwa se uhura n'umuntu ukavuga ngo ngo uyu mukobwa ngo twaganira. Donc iyo duhuye natwe twitana abakobwa, ngo ariko wa mukobwa we ngo twaganira. Hari n'abandi ubona yego mwaganira ariko ukabona ntari ku rwego rwawe. Mu by'ukuri urwego mvuga ntabwo ari kwishyira hejuru, ahubwo ni urwego rwawe, ni imibereho yawe nawe yisangamo. Hari umuntu wisanga mu mibereho ijya gusa n'iyundi. Twebwe rero hari igihe twageze bakajya batuagresa cyangwa se baduhutaza, harimo n'abaganga, harimo n'ababyaza. Jyeweho rwose bari barampaye akazina, bavugaga ngo nitwa Je kenshi.
je kenshi, je bakongeraho kenshi, kugira ngo nzasobanukirwe iryo zina bari bampaye byafashe igihe kirekire. Ubwo rero hari abo twahuraga bakavuga bati ati noneho nawe urakabije, jyewe rwose ibi narabisezereye. Ibyo ni ibintu twagiye duhura nabyo, atari uko nyine nkanjye urugero nabyibazagaho nk'uko nawe wabyibazaho, ariko numvaga nanjye nabaza ngo mbese ko uri kunyita je kenshi, weje gakeya weje gakeya wowe birakoroheye? Mu by'ukuri aha niho tugiye gukura ibibazo n'ibisubizo. Mu by'ukuri umubyeyi ujya gukomera uwundi amubaza ngo warongeye ngo uratwita, kandi nawe niba ugiye gutwita imbyaro nyinshi, ndagira ngo nkurikije inararibonye mfite, naje gusanga ushobora kubyara bwa mbere ukababara kuruta jyewe ufite imbyaro 12. Kubera iki? Hari abana batoya rwose ubona bakiri batoya bafite imyaka 20 n'ingahe, bataragera no muri 30, abyaye rimwe cyangwa kabiri, ariko akakubwira ati nkurikije uburyo igise cyandiye sinzongera rwose gutwita, ati shoreje aho ngaho. Ubu ngubu rero abo bambazaga ibyo, ubu hari ibindi barambaza ngo wabigenje ute, wabyihanganiye ute, warereye muri Kigali gute. Ibyo bintu bigahindukira bikambera imbaraga n'ubutsinzi, mba numva mfitemo intsinzi y'Uwiteka, kuko ntabwo ari jye wabyishoboje, nabishobojwe na Kristo umpa imbaraga. Impamvu babimbaza ni iyihe rero? Njya ngira gutya nkakubitamo teni ya siporo nkajya kwikora siporo, kuko twebwe hano i Kigali twifitiye umuhanda wa siporo. Yego simperukayo, burya abo tujyana muri siporo ntimuntera amabuye ngo mubwire ngo ntabwo tuguherutse. Ntabwo mperutse kuko nari maze igihe ntameze neza ndwaye. Ariko reka ne gutasije tugaruke kwa bariya abadamu, bariya ababyeyi. Byarambabazaga cyane iyo umuntu yambwiraga ngo ese usubiye kwa muganga, ese warongeye uratwita. Kandi mu by'ukuri twabaga duhuye kuko navuye mu rugo, sindyamye mu rugo, ndahagurutse wenda ngiye ku kazi, ngiye guca inshuro. Umuntu kumbaza gutyo kandi ngiye ku kazi, naribazaga ese uyu nguyu yabuze ibindi ambaza ku buryo mpagarika kugira ngo mbaze mbe nibyo. Byonyine kuva nahagurutse nkaba ngiye ku kazi ndi umunyembaraga, hari ibindi yakambajije, kubera ko hari stress mfite zo kuba ntwite, hari stress mfite zo kuba ngiye no mu kazi guca inshuro yabona byaye n'ubo ntwite. Rega tuba turi abantu babiri. Mu by'ukuri umuntu akaguhagarika kugira ngo akubaze ngo ngo urongera uratwite, ngo Yesu we. Ubwo ibyo ngibyo biba no muri bene data, kwibaza ngo inkomezi ampaye, kuraje ampaye ni iyihe. Nkumva simwanze ariko nkamwibazaho. None namwe ibyo bintu mukomeje kubaza abandi ngo ese, kuko hari ubyara agacishamo imyaka 3 akarekera, undi akabyara buri mwaka. Mu by'ukuri mwe ababyeyi mwe, kandi ko ari mwe mukunda kubibazanya, nimumfashe muze kunsubiza muri commentaire, nimumfashe. Iyo uhuye n'umubyeyi mugenzi wawe ugatangira kumubaza ngo we ngo warongeye, mu by'ukuri ko habyara Imana, habyara Imana, habyara Imana. Buriya Imana itanga gutwita ni nayo itanga no kubyara. Kandi abana ni umwandu, abana ni umwandu uva ku Uwiteka, niwo mugisha wonyine uva ku Uwiteka. Iyindi migisha turayishakisha, tubigiramo uruhare, ariko ngo umugisha uva ku Uwiteka, umwana ni umugisha uva ku Uwiteka. None nkibaza ngo umugisha uva kuri Nyiribihe
wowe utangiye kuvuga ibindi bitandukanye gute? Iyi saha nabazaniye inkuru nziza. Badamu mutwite turabubashye, hari abaduha ibyifuzo, mama wabigenje ute, indi nguye nabi, sindyama, simpindukira, mama wabigenje ute. Nkavuga nti ni ukuri nta kibi kirimo, Uwiteka waguhaye gutwita azatuma azaguha no kubyara no kwibaruka amahoro. Kandi uko niko kuri, kuko hariya harimo urugamba rukomeye. Hari abatwita ntibabyare, cyangwa se babyara abo bana bakabahitana, cyangwa n'abo bana ntibabeho. Ibyo ni ibyago byibasiye bene abo twavuze, abadamu. Rero twagiraga ngo dufashanye cyangwa dufatanye kugira ngo tuvuge ngo nubona umuntu atwite, buriya kugira ngo uzajye kubona ko atwite, buriya iyo ndaba yarabanje no kuyihisha, ntabwo ashaka ko bayibona, cyangwa se aba yumva anabangamiwe ukuntu. N'utanamuvugisha ariko ujye ugira icyifuzo ngo Mana ngo uzahe uyu mubyeyi kubyara amahoro. Nanjye, inshuti zanjye, abansanze, abo nzi batwite, iyi saha ndavuze ngo ndabasengeye ngo Imana izabafashe mubyara amahoro nk'uko yabahaye gutwita mu izina rya Yesu. Kandi ndabakunda pe, ndabakunda. Ubu nanjye nsigaye mbatinya iyo mpuye n'umwana utwite se, cyangwa se ndavuga umubyeyi ukiri muto, iyo mvuze umwana n'uwo nduta, mpita nikorera uwo mutwaro, nkikorera uwo muzigo, nkavuga ngo Imana izamfashe abyare amahoro. Tubyita ngo ni ugutabaruka amahoro, kuko aba ari ku rugamba. Mboneraho no kwibutsa abo babyeyi bahutaza abandi ngo batwise, ngo buri munsi. Hari abandi bamaze igihe ku musozi wo gusenga basaba umwana, baramubuze, bazamutse imisozi, bazamutse za Kanyarira na Kizabonwa na Hehehana na Bweramvura na Hehera. Njye mfite n'ahandi hashyashya hitwa Moriya, ntago muhazi, muzahambaze nzahabarangira. Hariya hajya hava ibisubizo. Abo bose benshi baba bashaka abana, ni benshi. Rero mbonereho no gushimira Imana kuri iyi channel ya Ndanyuzwe TV. Hari ababyeyi bagiye batuzanira ibyifuzo ngo basame, batwite, babyare. Nshimiye Imana yuko mubo baduhaye ibyifuzo ubu ngubu baratwise, barabyara, bari bamaze imyaka 5, 6, 8, baratwise, baranabyaye. Imana ishimwe cyane. Muri bo hari uwo tuziranye yabyaye maze imyaka 13, nibwo Imana yamuhaye umwana. Abona bagiye baduha ibyifuzo, baratwita, barabyara. Imana ishimwe. N'abandi rero bakeneye abana nibababone mu izina rya Yesu. Nubona rero umugenzi wawe atwise, hashira umwaka akabarongera atwise, wowe icyo ushoboye mufasha, ariko wimuhutaza, wimukomera. Kuki mukomera bagenzi banyu? Kera umubyeyi yaratwitaga rikabishimwe, yabyara agahembwa. Ubu ngubu umuntu arabyara mugashaka kumukubita amatovu. Kwa nini? Kubera iki? Nukuri ni umugisha. Turabahamya bo guhamya ibyo kuri Ndanyuzwe TV. Rero twishimiye kubabwira ngo umwana ni umugisha, umwana ni umwandu uva ku Uwiteka. Imana ishobora kutaguha umugisha utarashaka, ikawuguha ari uko washatse, noneho igategereza kubyara kugira ngo rasiyo ize yuzuye. Imana ishimwe cyane. Twe rero twabashimiraga Imana. Twe rero ntabakiducyurira, ntabakidutuka, barakuze. Nubwo nta mwana ukura ku mubyeyi, ariko twabonye turokoka uwo muzigo wo gutwara inda zirenze 10. Hanyuma ubu ngubu bya bibazo mwajyaga mumbaza, kuko abankurikira hano ni inshuti zanjye, ngira amanimero zanyu yanyu ya telefone. Hanabwira ngo ntabwo nzongera gutwita, ngo keretse ngo nibantera serumu. Ukumva mbese ararahiye cyane, kumva bararahiye. Ariko zandahiro mwarahiraga byagenze biti. Ndabakumbuye cyane.
muri iyi minsi ntabwo nkigaragara cyane kuko ubu nsigaye nikorera, dushobora no kudahurira mu nzira ngo tuganire nka kwa kundi byari bisanzwe. ubu ngubu rero nushaka kuntera amabuye ntiyambona, kandi ntawe ukinteye amabuye, byararangiye. Azantera amabuye y'ibindi, ariko biriya twararusimbutse. Nkaba rero nabibutsaga yuko mukundane. Hari igihe njya nshaka umwanzi mfite nkamubura. Kubera iki? Mama wanjye yajyaga ambwira ko umwanzi w'umuntu ari Satani. Iyo ndebye umuntu rero, ahubwo abantu bashobora kunyishyiramo, kandi mbese umuntu akagupurusiva, agakurikirana ubuzima bwawe. Yewe iyo ubikurikiranye gutyo mbona yuko hari ibikubabaje, hari ibigusumbuwa. Ntabwo uba uri umwanzi wanjye. Nta mwanzi mfite jyewe, nta mwanzi ngira. Umwanzi ngira n'umwe, ni Satani. Niba uzi kunyanga, uri Satani pe, kuko umwanzi wanjye ni Satani. Niba uzi kunyanga, ubwo ukoreshwa na so Satani. Ako se nkibaza ngo hari unyanga? Aze kubivuga muri komantere ambwire ngo ndakwanga. Ubwo ngubwo nahita nkwirinda, ariko nabanje no kugushaka nkakubwira ko kwangana ari icyaha, kandi ngo uwanga mwene se ari umwicanyi. Murakoze rero, nagiraga ngo tubiganireho ibyo bintu, muze kubishyira muri komantere. Nimumbwira ngo tuzagaruke kuri iki kiganiro, tuzakigarukaho. Shalom shalom.